akabazo k'amatsiko nanubu azi ko napfuye. warapfuye Simpumeka, uri umuzimu azi ko ndi umuzimu. ubu ngubu warapfuye ahubwo wazamubwira ati warazambabariye tukajya kubakishije imva ya mama tugashyiraho amakaro tugashyiraho n'ifoto. Umva rero ubu ngubu n'ahantu bagushyinguye bashobora kuba barahashyinguye n'undi muntu. n'ukuri kw'Imana aya ni amateka ariko ni amateka cyane buriya njye kukuvugisha nkoresha uburyo bwose. uzi ukuntu nanditseho ku izina ryawe nanditseho ngo umuntu twatishije mu cyaro. narakubyaye uri mama yego nk'umuntu twatishije n'iyo telefone ihamagaye akaba bibona izina ryazamuka hejuru dore wa undi mwatishije yego ahita usohoka ukabirinda. Niyo mpamvu hari igihe njya numva iyo dutangiye kuvugana hari ukuntu mbabwira ngo none se ngo yabikoze neza yarahinze neza yarabitemye none najya kugusobanura nkahita nkupa ugahita umva na kera na kare ubwenge burya inshuro ya mbere ni mu mutwe. Ubwo rero kuva mu mutwe ari hazima nanjye nk'uko ari hazima nta gituma tutazagira uko twigenza. Maze rero uramenye kirazira kikaziririzwa ntazamenye ko utari mushiki we. urumva agiye niyo naba njyana akandotesha najya mubwira ati genda mushiki wawe twonseremo ahubwo uzi ko ntakubwiye reka Samweli yabonye mushiki we bavugana kuri se. Yaramubonye yabonye uretse mbisubiremo Samweli yabonye mushiki we bavugana kuri se. yabonye mushiki we yitwa uri kumwe agakobwa keza ariko muri akadamu kwenda kataragira umwana. None ikintu gitangaje mama nabafasha kwa muganga nzi ko ari abakiriya basanzwe tuza gusanga baravuka. uri kumva uwabivumbuye utugo urumva umukobwa agezeho ngo ashakisha nganga amafoto amatangazo birangira bose bari gushakisha barabonana. Uyomoye n'akazi muri company mama uzi mama akazi muri company yiwe iriya y'amamodoka umukobwa ni uyoboye. Nukuri kw'Imana kandi umukobwa azi ko nanjye ndi mukuru ariko urumva azi ko ndi mukuru we uri akaba musaza we ubwo ni murumuna wanyu. ariko urumva ko harimo akabazo icyo twita ubwenge kuko urumva imitungo ye n'ubundi uwo mushiki we ayifiteho uruhare. imitungo ye mushiki we ayifitemo uruhare kandi ni nako kuri tubyite gutyo tuvugishije ukuri twigiremo n'ubundi bavuga ngo agaha kari ku wundi ngo kayiwe ngo karahandurika none reka twigiremo. none se ubwo wamaze kubivumbura natwe turabanyabwenge cyane mama wumva nanjye niho ndahinje ngo abahinzi ngo bajye inama ngo n'inyoni inazo zikajya ihindi inguse n'ibiki gasito cyane. rero urwo nanjye urumva nyine bashaka kugira ngo nyine mbinjirire akantu kose bavuganye mbe nkazi ako bakoze ndahaye. rega nanjye ndi mukuru mama bari amarusha imyaka myinshi nzabinjirira mu bwenge bwanjye kandi ntabwo bazamenye icyabaye. kandi nuramuka mwegeranye mukaganira nyine ibyo wigeranye ni nyinshi urukundo rwinshi cyane ubasekere niba ngombwa nubona nk'akantu wenda hari ukuntu umuntu anyura ku tuntu ukabona akantu uriya akunda ajya ukasana ukamuhereze ajya gutangira akazi namusukishije usukisha ibisuko bihenze kuko urumva mama nuko bimeze bityo nk'iyi modoka Samweli wayimbamo ayima b'Imana ubumva n'amashinge reka nongere ngire ngire nyamara yikaraba nkavimviremo mukadara bagiye kugira oya mba ngira ngo nzakavimviremo ubwo nyine ndyoherwe yewe ata kibazo nati ngire niyo namubwira ngo sana udashaka miliyoni byahita yiyo nyine ni umuvandimwe neza guseka tsiro ni gato yose mwana ni waguhaye aka kamodoka none tugiye kubimunyanga bonetse none kase tugiye kubimwara nari igihe nyine ngeraho nanjye nuko ariko nose gena kwabaho gute iski kubaho gute none se ugomba gushakisha uburyo ugomba kubaho ariko cyane turamaze
Kimwega bari hehe koko? njyewe n'ibitotsi biranyishe pe. Biragaragara. se wagerageje guhamagara se? Imana namuhamagaye ntabwo ari kwitaho kanongeze. Tewe hahuye n'ikibazo se ko bidasanzwe ko ageze aya masaha atarataha. njyewe rero rwose niyo yatinda ari mu myidagaduro ariko ntinya umuntu waba wenda yahohotewe mu nzira ataha, cyangwa ugasanga bamukubise inkubara bashaka kumwambura amatelefone, bashaka kumwambura amafaranga. ibyo ni cyo cyose Bamwambaye telefone ye kitabiye no gucamo. yewe nashize ntabwo najya kuryama. Oya Mana jya kwiryamira. oya mwana wa, ntabwo nagusiga aha wenyine. ikindi ntabwo naguheka hanze, nzi neza ko hari amaraso yanjye. Amaraso yawe. ese si umwana wanjye? umutima wanjye ntabwo wafite kuko hari ikintu kibi cyaba cyaba cyamubaye, ahubwo ari heza ko nta kigarenze ikiwe kibi, ko bidasanzwe. Iki cyatumye Morgan bigeze isaha atarataha. Ntacyo kwiryamira. wagerageje ukongera ukamuhamagara? Mama ntabwo ari kwitaba. Umusore ndamuhamagara kangahe? Ntabwo kwirashe. Sipepa waberetse kugenda kwezi. muvane niba utaha Wakiyambanye ko buri ko ntihagenda gumaranye umwanya nawe wowe nubwo bambuze kandi n'amasaha tuba turi gusangire ntabwo bajya barya tutari kumwe. mbese wanga barita umwana wawe. please nimba nkubwiye ko mu rugo nijoro dusangira, ntabwo nkeneye kubabaza umugore wanjye kandi mukunda. Nyine se aruta umwana wawe, ngaho niwe ubabaza umwana wawe. mubaze ari wowe n'umwana wanjye ninde ufite agaciro kuri njyewe? ari wowe n'umwana wanjye. Ni umwana wawe. Njye sabwo njye ntabwo nakubwiye ngo nyiteho, navuze umwana wawe kandi ukomeza umuranda. ndakubaza zongera ibitekerezo neza, ari wowe n'umwana wanjye. Oya umwana arimo arababara. umwana ni cyakose umwana kubara umwana wabwiye ngo arashaka singukubiti. none se uko yashakaga ko tuba turi kumwe akanya gatoya kugira ngo akure neza, kandi ugomba no kujya uza kumureba cyane kugira ngo akure neza, cyangwa nzabyara umwana utuzuye. Ni akazi kawe. Umva icyo ushaka kukubwira cyane ubawusha umutwe wawe. ariko n'umujura yayigutwara da? Umujura se wayitwaye akaba ari guhamagara ni agahamagara bagenzi be, noneho ayikuyeho kayakaga. ibi rero nibyo bajya baca wa mugani ngo uwawe akuvuna utamwikoreye. natwe yatuvune kandi ntago abyumva, nta nubwo
yabyumva uburyo yatuvunnye. Jya kuryama genda mutegereza Mari. Mwana ntabwo nagusiga aha wenyine. Jya kuryama ariko uretse sindi mu nzu hari iki uko uri muri kiriya cyumba ndi hano ntabwo wansize njyenyine. Gende. Wagenda jya kuryama. Mwana twasangira ibyiza ngo ibibazo nibiza twe kubura kutasangira ndahama mpakaje. Wagiye kuryama cyane njye kwiryamira ngo sigara umutegereze. Se we byaba ari byo udakinguriye umufasha wawe se? Jya muryamira ndamukingure. Akaba wasinziriye akaza ugasanga umutindije n'inyuma y'urugi n'uwaba ako sigenda wandi hano mu ntebe ubu ngubu nawe nasinzira bingana iki ku buryo yakomanga sinkumve ma. Wasangira amafoto yaduhangayitse aho batanahangayitse. sha ni akazi kiwe ntahangayika ariko ntabwo wabura kudahangayikira iwawe. Ndi umugabo wubatse kandi ukunda urugo rwe. Ndetse umwana arabizi. So rero Nyine ngaho uganiriza umwana rero yavuze ati utazajya uza va petit. Mbese ngo ngungushe ushaka kumukura. We petit Isco aratashye kabanya kavuga kuri kumubwira sena mubwira ati ngo dadaragiye gashaka kukureba. Dadaragiye ejo azagaruka kukureba. Nagenda umusizeho n'agatima. Abo mwana uyu ni umugore wanjye we. akuriga n'ikibazo cy'umwana riga nanjye Umwana n'umwana wanjye nawe ntabwo ari umugore we. Umwana ujya kubyara guteza ibibazo aho ngaho. mbese ninjye Umwana yaje kaje kunsenyera. nisinjye niteye inda Nyine umwana bivuze ko aza kunsenyera. kamwihorera pe. Umwana ubundi biti ni gatiki. Umwana ni gatiki uteza akavuga ngana gutyo. Ushaka ko ari wowe ubizi ko ari uwawe. Wahana nukaze kuzimfatira umuntu kunwite. Urashaka kumeza umwuka ntwite. Jewe nagucika ntabwo njya nkunda imikino y'ubugoryi imeze gutyo. Ushaka kumwica mwana wawe. Ugiye utananseze. Isi imenyerewe n'amahame maremare abakiranutsi bihishamo babakinipagwa n'amakuba. Muririmbyi yararimbye avuga ngo twashakiye mu mafaranga biramba dushakira mu mashuri biranga ariko tugeze kuri wo turaruhuka. Iyi ni ibiti y'ibyatsi ariko nzi ko amaraso yawe yaza akivanga n'iyi miti ugakiza amasaza wa nyamame. Iwihesha icyubahiro nk'uko usanzwe bikora kandi ubwo uzabikora tuzashima izina ryawe. Ubwo Yesu Kristo mwene yacu. Amen. So uyu muti kera ukiri umwana ajya kurwara umutwe ikawuguha ugakira sida rero nungo akira urarura ariko kutamera. Usurakora narakuze. Urakora ninde gakosa kandi tumaze no gusenga. Sa ntucire sa mbabarira ndakwinginze nyine urarura. Saba amasengesho. Bamuruke cisha motesi ndakubona.
umva uyu muti urakora kuva kera urumva Numva wampa agasukari. amuvira dore ko umuntu agiye mu gikoni mbese muri amakobwa byose yabyanduriye wanyu ibyo bayibyaye rero uyu muti Asa ko wumpaye mu nda sari turi bumare. Ndaje kuri ra. nta kondisiyo ibega buriya imiti y'iminyarwanda nta makondisiyo ugira kimwe nuko ushobora kunywa mwinshi cyane ntugire ikintu gutwara unywa mu gihe cyo gutwara Asa ukoze mu biki. imiti ikoze mugize imiti nyine imiti isobanuye yireke Ariko njya mbona n'ubundi nubwo twishizemo ko imiti ya kizungu ari ivura. Kinyarwanda buri irakora. irakora cyane abantu ba kera tujya abantu bari bakoreshaga kandi yaga n'iyi mizungu dukoresha imyinshi bayikora mu byatsi Kurarora ko. urarura kera kwajyaga tujya kubwo umusi tugafata amazuru ariko gufata utuguru warasimbukaga koko Uzi ntago nawugaruraga. Ubwo naru. ariko niyo wawugara ntabwo abura n'agace gasigara mu nda Okay. Ubwo ni nugira icyo ukora ubwo iryo shamba tuzaritema uradukoremo imiti myinshi. nose kubona iyo kwa muganga rimwe irakorohereza ubundi bikanga byibuze niyo wajyaga hine k'amezi 3 cyangwa 5 byibuze umuntu yashimira Imana ariko nizeye Kristo kazabikora ubushwara ntabwo bino Ako ugize aranusi numva ukuntu byangarutse. Niba ari kubera ibibazo nagiye mpura nabyo. ya nyine Ari kubera imashigora ku mashini. ntawamenye kandi biriya uko umuntu nyine agenda akora mu myaka niko agenda hiyongera nyine buri umubiri nyine byarudatse byega bagera mu myaka yo hejuru cyane batararwara Akabazo k'amatsiko. Konzi ko wenda hari uburwayi runaka buba buterwa wenda mu miryango basanga abana babyaye bikabakurikirana. nta mayeritere tugira oya nta mayeritere tugira Mama ntabwo yigeze urwara. nta muntu n'umwe buriya twebwe iwacu mu gihe nta madiyabete haba nta makanseri ni ibintu nyine niko hapura nyine umubiri w'umuntu nyine wivumbura Okay. Wasanga wenda na papa yarawurwaraga ntawame. ntabyo namenya pe ntungurane gusa umutwe ni indwara ibabaza umutwe urababaza pe uzi ko buri umuntu arwaye umutwe nta kintu na kimwe akora mu kijya ku murongo Yakareka. Hari igihe noneho umfata nkumva nabwira umuntu uti genda umfatiye hano. Numva hatariho. ntabwo ubasha kureba hasi nk'ubunyegare umutwe umva Kumva isirere nyine. Ariko sigaje uno mwaka nimbona bigenda bigaruka. urumva best base ubu ngubu sava Harimo akantu k'agashanjuma ntabwo kimeze nka mbere. ari sawa ariko nyine ujya unaruhuka no kuruhuka ari sawa Ahubwo se wagenda nkafata wenda nka 30 minutes. yaba ari sawa cyane rwo kwagona ngo wakoze cyane wakoze Ka sieste ga 30 minutes. Hayira n'akantu ushira mu nda wenda. Merci beaucoup Immaculée. ariko ubwo none si bwo Chérie. telefone yayiseka
saa munani n'igice z'ijoro. ngo buriya utangiye gutaha saa munani saa cyenda z'ijoro. urumva nari ndi kumwe n'inshuti zanjye noneho turaganira najya nshaka gutaha bakambwira ati tukubona ryari kubita tukaba tumaze umwaka ntabwo tuma ariko nk'amezi nk'icumi hafi umwaka tutabonana tuvuga ati n'ubundi tuzongera kubona nyuma y'imyaka none ingahe kuko umwe muri bo yari agiye no kujya mu Bwongereza twanamuherekeje tumenya kutuba cy'indege turagaruka baravuga ati rero tuye ku ngoma habiri ntabwo tuzongera kubonana turicaranye tugoma habiri n'ibyo ariko umva n'ibintu bibaye rimwe mu myaka n'imyaka niba bitazanongera ndavuga reka mwine mvire mu nzira cyane aho yanjye mora njya kubareba mora nyererwa akamavi nyine mbabwire ati mba twaraganira bihagije ntacyo tugiye kuganira mu magambo make tujye duhura dufite ibyo tuganira nyine apana buri munsi rero zinakunda kugakungu ngewe umugabo ukunda kuba nibereye mu rugo nkunda gutaha buri munsi. Yego fone yawe sinari iri kuganira. fone hakushiri fone yashizemo umuriro kandi yacagamo nyine yashizemo umuriro umyihereza umusiriveri ngayicaginga. urumva rero ahantu iri kuri kontwari ntaho nicaye igihe naguhamagara uri kwivugiraho. ngende kwivugiraho yamugaye se bampamagaye telefone ngende kwivugiraho. yego urabizi ni ukuri ibintu ko nabyo nabonye kereka nimba ndi kwivugiraho gusa muri na telefone yenda kare nayivugiragaho ariko kiri ururi ndi mu kabari. none si kuri mu kabari bivuze ko utakitaba telefone ese namubwira. Okay sheni njyewe ndabona ushaka kubigira intambara ambara tugende muri kakabari nari ndimo basubirira ngo amahoro aboneke nkumva se nari ndihe ni urukumbaza kumushamo ufite unshaka utari kumva nari ndihe ese ko iki buri gihe mubaza ugahita uraka. we ko umuntu akavuga nyine atuje ubushaka kubigira none intambara kuba nasobanukirwa ibyo uri kumbwira se bivuze ko wambwira nawe. kuki utari kubisobanukirwa genda umwana wawe ku buryo ubundi urumbaza ngo nari ndihe nakusobanuriye nari ndaha c'est tout akurubira ko ndi umugabo usitabwira umugore we ngo ndataha ninze uze kuryama cyangwa se uze kubigenza gutya. tete niryo kosa nakoze mbarire kandi aba bizongera mugura wese byo bizongera. Yo ariko se byanyire kuba mubonye birahangije nene nagukumbere bro ukuri nagushaka kujya bano kuri njyewe wazi ko nanababwiye ngo mundike ngende nyene kumbure umufunzo wawe konti uragose wese ni kirungu ntabwo urasaba Sam imbabazi ariko imakire rwose uransetse ubu ngubu urumva ari njye wagenda imbere ya Sam nkajya kumusaba imbabazi hejuru y'ibintu byose byabaye. Kuki mwikunda ariko yewe ko mukundanirana ni nako mwikunda. ubu urumva umusaza wawe ari bubabaje kurusha njyewe wamaze amajoro angahe yose ndyama kuri sima katahindukiye ngaza duherukana uko aho duhuriye hose nta nubwo aransaba imbabazi na rimwe anganiriza nk'aho ari ibintu bisanzwe byabaye. we urumva uwo muntu ushawa kabisa
nta nizo nzavuga tuganira ibintu by'abantu bakuru. Njye rero naganiye na Sano mukuraho amagambo gusa icyo nabashije kumva cyo Sam akeneye umwana cyane. Ese niki kuri umusirimu wabikoze nk'umusirimu Sam akagutera inda yuze tukagira muti yiguturutse cyangwa yabuze undi mukobwa ateye inda rumva ari nje bashaka kwiterera inda. Yego kugusaba ma nuko gusaba bitekerezo ngiye bitekerezaho nta mwanya mfite wo kubitekerezaho. Iyo amazi akubwiye ngo ntunkarabe urayabwira ngo nta mbyiro ufite. iki ntazo mfite rero. shana bari abakobwa beza nta kiryo karimo ntabwo ari akiryo. nase nk'ubu ahora nitiriza. Ok, njye nakubwiye ngo ubucuti bwanjye nawe burahagije cyane ko akubwiye ko nakwemereye ko ntazakuvamo ahubwo ukunzana mu muryango wanyu ni nko kunyiyegereza. Yerega ndagukunda. Nkunda kuzi inshuro maze kunkubita amakuru, inshuro maze kunkubita urazizi gusa. Ubu inshuro rero zibura ahubwo asigaye kunyohereza nanjye abankubita. Aho nyishyure nishyura tubihurize. Yego rwose ngiye nkwishyuye nakwica. Sijya narakwishyura na Kandi ikindi sinanakwishyurira hano twitwenye turi babiri. Kereka uzambwire kugira ngo mbabarire mwese. Uzampamagare nko mu bukwe ahantu mu kirori runaka mbwa ati nikinyishyura ubundi mpishyure ku karubanda. Shanga rwose ahubwo imeze ngabamo imyebana. Naca niba ari ugufatanamo twafatana cyane ndakunda kubona nambaye bakwana ko twabijyamura ko twajyamo kuko ugira inzika. Ntago ari inzika ndi kugira ngo nkwibutse ko uri gusaba uwo wimbe. Mwamyimye urukundo mubonye rushize murashaka kuruma noneho. Niba ukiri kugenda ahantu twanzwe Bashaka umwana noneho ngiye mubonye ndi uruganda rukora abana bakorera abana nyine tu. Okay, muzabyishyurira niba ari ukunyishyura ngo mbatwarire inda. Zona shefe neze ko aje byamana akagutera inda. ariko makurata rwose reka ndajyana ko kwita imakire kuko ubu wabaye makurata nanjye kuri njye pe ntukiri imakire nuko nsaba nta nubwo ari urukundo muri kunsaba umwana mbese nubona nta famille cyororo cyiyumvamo kuko mubona ndi yiza nababyarira umwana mwiza wabagurira sinda yo ku muhanda hayizanira nziza nkayireba nkayambika neza nkayibazanira ko numva mugura. Ndayase ni wowe ko dushaka wowe nyine nk'umukazana wacu. Ni wowe nyeneye ko mwana nuzo ko tudusubiza impeta yacu nuto waratubenze ibintu bishye tarayimuhaye nsubire muri office nsanga yahita ndayifata ndayambara. So rero nta ruganda bibirimo bituma bakora impeta mu ndakunda bikumara icyo utanamubyara. Reka nabonye ari keza ku ntoki zanjye rese ubundi azayipima undi mukobwa ko buri wese agira ibipimo bye ninyihaga nzayibika. Niki please tubabarire n'ukuri mbabarira mugire wo mugisha uyu munsi. Ashaka umuntu gusha umva ashaka umwana cyane urumva umwana nyine akamukunda akamukira mu rugo nyine akajya mureba akibuka mama wiwe byanashoboka rega mama wiwe hari ukuntu umwana atuma nyina aza. Samuhaye pucuri si umwana ashaka se si umuntu umuryango noneho nawe ukajya ujyayo kugira nyina aze ujya ujyayo. Abasuka pucuri si umwana se ashaka haravuye mu ntuza yiwe nyine ikajya mu ntuza ivuye mu ki muri we nyine ikahitire ako makuru uri korogate uri iki nasuba umwana ibintu ndikubona ngo kubyomba. Yego harya ngo abaganga nabanga mugira ko nabanga mugira se wabivuze neza mu mamu nyine mu ngo yivuze indwara urivuga mu izina ngaho bivuge neza mu mazina yabyo ubundi ndakubabarira yewe. Nsuwe kuba igitsina cyabura n'ikindi kaba nk'urubuto ni ikintu gikomeye. Reka ugutwi ni ugutwi izuru n'izuru ngaho akiri ugutwi umushyiri cyangwa umushyira izuru wose ugutwi uri kumusabira ngo wumve ko ari muzima ariko cyangwa umuntu ashaka gutestinga ngo mumenye niba byara. Imana se ko ari itanga urubyaro erega unabyemeye ubundi ubwo icyo wamugari ko mubyara wowe testinga nyine uzandebere ko nyine akabuto kava. Shama kurangira ngira ngo uri umuntu mukuru ndabona waratese
nta n'umwanya mfite wo kugutaho ndabona nta kintu ndi gufataho kabisa. Arandebera we ivana ibintu by'abana mu matwi. Ibintu by'abana birasetsa. Nyine nka ni ikimasa nase nanjye uzi n'ikindi. Niko ko bambwiye ko ushaka wowe ushaka urinde urindera urinde mu izina rya Yesu toka satani niko dayimoni cyangwa uri nyabindi we ntiyapfuye ugarutse hano ku isi gute toka satani toka mu izina rya Yesu toka